zahamagara igitifu w'umurenge na nimero ndayibaha na pasitori basobanuriye amaturo dutoraga jana reka tubashe ntawe uretse no gukandagirayo nkanjye ntanemerewe no kugera i Kigali ubu nageze urabona kashinga iyo yamaze kugera aho imiyoborere myiza shima barangije iyi myanzuro bayishyikiriza seya kandi imyanzuro yasabaga seya guhosha ayo makimbirane no kuyafatira ibyemezo amakimbirane ari hagati ya Karangwa n'umuvugizi n'izindi nzego byinshi rega mu biro ngo banaciranaho usanga mu biro ngo benda no kurwana dutangire twakira twakira abantu bakurikiye Iyobokamana ndetse na Bwiza TV hano imbere barabona umugabo rwose umugabo w'umusore twatumwakiriye ariko tubabwira ko uyu mugabo uri hano Joel twibuse kugira ngo wenda twakurya umwanya n'umwe mu bantu banditse basaba itegeko nshinga rihindura muri 2013 kabiri umwungu we yabikoze 2012 nangwa na gatatu icyo gihe yandikiye perezida w'inteko ishinga amategeko na sena asaba ko itegeko kw'ingingo y'ijana na rimwe yahinduka mu itegeko nshinga kugira ngo perezida Paul Kagame abone uburenganzira kuko icyo gihe ingingo yaramuzitiraga kugira ngo ibyifuzo byawe ahubwo byagiye mu bikorwa byagiye mu bikorwa nabishimiye Imana ntanga n'ituro ry'ibihumbi 300 batanze mu itorero nayatanze iryo turo naritanze mu giterane cya Korali Jehova Jire muri Yerika hariya naritanze mwabazana perezida w'iyo korali ni byiza cyane urumva navuze ngo reka ntanga ituro ritubutse ku Mana kuko byemeye ibyo nasabye yes nyuma rero y'iyi baruwa nyine y'icyo gihe yongeye n'ubundi kwandika n'ubundi yandikiye perezida kandi hose hasangiriza igira iterero ni baruwa rero ifite umutwe nishimiye Imana intara y'Amajyaruguru akarere ka Burera ni Burera ku wa 10 z'ukwezi kwa 9 mu 2020 nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni impamvu gutabariza itorero ryacu rya ADPR ku rusobe rw'ibibazo byinshi byananiranye bihoramo nsaba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kubyinjiramo akabikemura kuko abo bireba byabananiye nuko ilete rivuga kayiranga iyi ni impamvu nyine ibaruwa ni ndende ifite amapaje ni ibaruwa y'amapaje atandatu kugira ngo iherekejwe n'izindi nyandiko zigera muri izo nyandiko n'ibimenyetso bishimangira iyo baruwa wenda reka bimenyeshejwe minisitiri w'intebe perezida wa sena perezida w'inteko ishinga amategeko minisitiri w'ubutabera minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu umuyobozi mukuru wa RGB perezida wa CPR abagize biro nyobozi ya ADPR bose abagize SIA ya ADPR bose abagize inteko rusange ya ADPR bose n'abagize inama nkemurampaka ya ADPR bose ndetse n'ubuyobozi bwa RSSB mu Rwanda urumva ko yamenyesheje inzego nyinshi reka no kandi izi nzego ibaruwa zamaze kuyibona iyi baruwa murabona ko manze nanashime igihugu cyacu kiyobowe neza kera nzi neza ko nta muturage nkanjye wapfaga gukandagira kwa nyakubahwa perezida wa Repubulika muri perezidansi ntawe uretse no gukandagirayo nkanjye ntanemerewe no kugera i Kigali ubu nageze urabona kashinga iyo yamaze kugera aho imiyoborere myiza shima ubwo rero abo namenyesheje nawe urabona ko ADPR ku biro bikuru naho bagezeyo hageze amabaruwa abiri kopi ya biro nyobozi ya ADPR na kopi ya biro nyobozi y'inama y'ubutegetsi noneho abo bandi ubonye bose yamaze kubageraho natwe mu itangazamakuru byiza igihugu cyacu cyatugejejeho nta muturage w'u Rwanda ukirinjije nta n'uwashuka muri make
umunsi w'ejo iyo baruwa yari imaze kugeraho kubona ndiki noneho hari n'agashya nakoze kubera ko akenshi amakuru dufite hari igihe ADPR ubuyobozi bwayo butinya kuvugana n'abantu bikanasuzuguza itorero cyane nkanjye nk'umukirisitu nshobora kujya hariya ntibananyinjize no mu rupangu ariko ngo hari n'impapuro zandikwa zagerayo zikabura ntibemere ko bazibonye ariko njye nakoze agasha nashatse abaregionari abagize biro nyobozi ya ADPR bose ama WhatsApp yabo numero zabo ndazishaka ndazibona mbohereza iyi baruwa n'ibimenyetso babazana mbese iyi baruwa narangejeje aho mwayibonye nkora n'akandi gashya nshaka numero z'abashumba b'uturere 30 ku Rwanda bayobora ADPR nabo iyi baruwa yabagezeho kuri WhatsApp n'abashumba bungirije bashinzwe ubuzima bw'itorero nabo kugira hatazagira icyo bireguza nyakubahwa perezida wa repubulika ari kubabaza cyangwa wenda undi wazatuma ati mbese ibaruwa mwarayibonye batazabesha ngo ntayo kuko harimo abenshi bamenye kubesha bityo rero n'ikindi kiza nakoze perezida w'inama y'ubutegetsi wa ADPR nawe nenga cyane ndamunenga cyane hano muri iyi baruwa birimo cyane none se ahubwo tutagiye cyane namuherereje kuri WhatsApp Shimima tutagiye kure cyane reka tutangire ikiganiro no bisobanura impamvu wanditse impamvu niki turakwakiriye kuyoboka Mana TV ndetse no kuri Bwiza TV ariko atangira yibwira abantu amazina yose aho ukorera ngo bamenye ninde ngewe nditwa Shimimana Adrien ndi umukirisitu mu itorero rya ADPR paruwasi ya Butaro kandi ndi n'umudiyakoni kandi nahoze nyoboye korali yitwa Turi mu Rugendo kwaya ngira ngo hari n'umunsi twigeze gutumira korali Jehova Jire yaje kudufasha noneho wumve kugira ngo nshimangire ukuntu nkundanya kwa perezida wa repubulika yaje kudufasha twari twateguye igiterane korali yacu nari nyoboye cyo gushima Imana yuko ibyo twasabye nyakwa perezida wa repubulika na sena byose byemewe ndetse n'amatora akagenda neza twashimaga Imana ko amatora yagenze neza dutumira Jehova Yiri tumarana nayo iminsi 2 dutumira meya wacu w'akarere witwa Florence ubu ni gitifu intara y'Iburengerazuba akenyera umushanana araza dutumira umuyobozi w'ingabo mu karere dutumira uwa polisi DPS n'izindi nzego ndetse na radi Elise Musanze dushima Imana urumva rero ibintu byose nasabye nagiye mbishimira Imana ndetse nanabishimiye Imana kuko byemewe bitangira n'ituro ry'ibihumbi 300 ryo gushima ko ibyo nasabye sena n'inteko nshinga amategeko byemejwe nyakwa perezida wa repubulika tukaba tumufite noneho reka tujye kubaruwa rero sasa n'ubundi yandikiwe perezida wa repubulika itabaza kubera iki wayanditse igitekerezo cyaturutse he uraduha muri mu ncamake y'aya mapaje 6 ibintu bikubiye muri iyi baruwa yandikiwe umukuru w'igihugu murakara nyakwa perezida wa repubulika y'u Rwanda akunda kuvuga ibintu byiza hari ahantu akunda kuvuga ngo umuntu uzatinyuka kaza gusenya u Rwanda uwo tuzabonana uzahirahira noneho njyacimanya kubaha nawe James Kabare nawe hari igihe hari aho yigeze kuvuga ati nta n'umwanzi wamara iminota ingahe mu gihugu rero izira mvugo z'abayobozi ndazishima rero iyo nyakwa perezida wa repubulika avuga gutyo ko umuntu uzazengereza abanyarwanda cyangwa akabayobora nabi batazahonokana tuba tumukurikira niyo mpamvu rero
niyo mu cyari wacu umuyobozi utuyoboye nabi turabivuga bikanagera hejuru kugira ngo adasubiza inyuma iterambere leta yacu imaze kutugezaho. Ni muri urwo rwego rero nabonye ko mu itorero mbarizwamo rya ADPR nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika n'izindi nzego bavuga bati iki gihugu cyaratuvumye, itorero rya ADPR nanjye ryaramvuye. Ibi nkubwira ni ukuri, ndi no kubivugira kuri radiyo na televiziyo ngira ngo ntabwo ndi kwiyemera, ndetse n'abakirisitu ba ADPR mu Rwanda bose baraguhamagara banakubwira ko ibyo mvuga ari byo. Nubatse insengero mu byinshi, ndazipavoma, naguze ibyuma by'amakorari menshi, ntabwo nayabara, ari no kunyumva, ntabwo ndi kwiyemera. Naguriye abashumba amagare, amakositimu, ibiki byose, ariko nkorera Imana ntabwo ndi kubyira, nabaga ndi gukorera Imana ndi kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Ariko noneho ibyo nabisasiye cyane mu kwegera abatishoboye, kuko njye nkunda abantu. Buriya uramutse urwanyije umuntu utishoboye cyangwa umuntu utari umukire, ntabwo twashobokana. Nkunda mu bushobozi buke mfite, nkunda gusangira nabo. Bityo rero kubera ko itorero ryacu ryamvunnye, nanga umuntu warisubiza inyuma cyangwa ngo aritobange ngo aritobe. Rero muri iyi minsi ubuyobozi bwa ADPR buri kuritobanga, ntabwo mbishaka. Rero buri gutoba, buri kurisuzuguza, buri kurituma ritukwa. Rero impamvu nandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika, itorero rya ADPR riri mu matorero ayoboye, abanyarwanda barizwamo 2.5 miliyoni arabayoboye. Mu buyobozi bwite bwa leta tuyobowe neza 100%, ariko mu bw'itorero tuyobowe inama zitagira umurengezi. Ibyo nibyo nanze bituma amaguruka rero, kandi ndetse ngira n'ibimenyetso shingiraho, ntabwo napfuye guhaguruka. Ibyo bimenyetso ni mu bimbaza ndabibabwira. Bitubwire nyine kugira ngo abantu bumve impamvu, kuko urumva hari impamvu zatumye wanditse wazivuze muri rusange, ariko ibigaragaza ko itorero yowe nayo kuko riri gutobwa nk'uko bivuga ni ibihe. Murakara, itorero rya ADPR riyobowe nabi mu buryo bukurikira. Ubuyobozi bwaryo ntereza iyo baruwa aho ngaho, ubuyobozi bwaryo wenda reka nigire hano, bwica amategeko nkana agenga imitegekere ya ADPR no guhindura amategeko buri kanya, bagashyiraho ingingo zizatuma bakomeza gutobanga itorero ry'Imana. Ingero: kwirukana abakozi b'Imana bya hato na hato hadakurikije amategeko, gushyira bamwe mu bayobozi bakuru n'abatoya ba ADPR mu kiruhuko cy'izabukuru bidakurikije amategeko. Urugero, niyo mpamvu wanabonye harya ni RCCB nayo nayimenyesheje kugira ngo insobanurire uburyo ishyira umuntu mu kiruhuko cy'izabukuru atagejeje imyaka 65, kandi itegeko rivuga 65, bakamushyiramo agejeje 50 cyangwa n'5. Ariko amakuru naje kumenya nuko akenshi ADPR irabisaba, ariko icyo kigo kikabyanga, kuko nacyo ngo kimaze kumenya ko harimo amanyanga. Bityo rero nibyo byatumye nabo mbashiramo. Urumva ko aha hantu ni ikibazo. Ariko ibi kakubwira impamvu babikora, baba bashaka guhigika babakozi b'Imana bamaze n'igihe mu murimo, kugira ngo bashyiremo ababo batanakijijwe. Urugero Karangwa John cyangwa se Karuranga bashobora kuba
bafite inshuti zabo zidakishije bakamushishikariza kizwa vuba b'umwadeperi ndetse bakubatize vuba ejo ndakugira umushumba. Araho byabaye hari ikimenyetso ufite ko haraho byabaye biriho byinshi cyane nyine nk'urugero rumwe wenda ntuvuge izina uvuge nk'ahantu byabaye. Njyewe ubu turi mu kiganiro cyaba kirekire biriho n'ushaka kubimenya n'abakirisitu ba ADEPR barabizi ko hari abantu babaye abapasiteri badakishijwe benshi bapfuye guhirikira mu nk'abari guhirika ingorofani baje atari abakristo basanzwe bazahita ko bimeze. Umuntu akaba amaze imyaka 5 ari kumwe urumogi iwacu tukitaga igikwe yaba ari inshuti y'umuvugizi cyangwa ya regionali kizwa vuba batizwa tukusengera. Ibyo ntabwo ari byo ibyo byinshi itorero bigatuma rero kugira ngo babone imyanya b'abantu bigatuma bahigika abantu batujuje imyaka bakabashyira mu zabukuru. nkaba ngiye ku giti cyanjye nasabye RCCB kutabyemera ndetse n'abashyizwemo kuko bagenderaho amafaranga y'itorero bakurwemo basubire mu myanya yabo. Erega ushobora kubura regional ugejeje imyaka 55 bakagushyira mu kiruhuko cy'izabukuru ugakomeza kubarirwa guhembwa nka regional kandi nyamara wenda wari kuzageza muri iyo myaka 65 hari nk'ibidega wakoze barakumanuye hasi ukaba umukuru w'itorero uhembwa 40. Urumva ko itorero tubihomberamo. Muri make rero kuri iyi ngingo nicyo cyabiteye. Ariko kubera ko abanyarwanda bose iyi ngingo iyi baruwa yamaze kubageraho nako abayobozi benshi bazabinonosora. Ikindi kibazo gikomeye kuba ikibazo ikindi kibazo gikomeje kuba ikibazo kuko mwitorero aho bagaruye umuvugizi witwa Karangwa John ku mwanya w'umuvugizi wungirije nishano ngereka nk'urugero na mwarimu wacu ari kunyumva witwa Cyril nigeze gutukana n'umuntu dutukanye gusa baranca baramagarika icyo gihe nawe mfite imyaka 20 ngira ngo nini baramagarika bamagarika nk'ameza ane ngo natukanye none umuntu afunzwe amezi 8 arafunguwe diri no mu biro bye ahubwo yaragiye kwibeshya yaragiye kugeramo yambaye umwenda w'iroza hari nuko bavagamo bakuyemo kuko ntabwo ngo yanyuriye mu rugo niyo makuru mfite yavuye muri gereza arahitikanya no mu biro bye kuko urukiko rwamugize umwezi yabaye wenda bashigiye none se urukiko na Bibiliya biratandukanye muje mutandukanye ibintu. None se itorero ryo ryamurize cyangwa yarezwe yaketsweho ibyaha ariko Bibiliya itubwira ko niba ugize umugayo runaka uba wiheje ubundi. Karangwa ubwe yagombaga no kuba yiheje ikikwemeza ko baje gukorera amafaranga batazi no gukorera Imana yagombaga kwiheza kuko niko Bibiliya itubwira. Ariko yavuye muri gereza diri mu mekashi yanjye atangira ahubwo none uzi cyabaye yahise itumizaho inama y'abashumba bose b'ururembo rw'umujyi wa Kigali abaha n'ibikabare kurema na minama ndetse abikora atagishije inama nabo yasanze. Si ikibazo ni ugutobanga itorero. Ntabwo itorero ryacu hari ikibuga cy'umupira Stade Amahoro niyo bakiniragamo. Rero iki kibazo iyi ngingo ya Karangwa iyo noneho yakuruye ibibazo bikomeye. Njewe ko mbona urabona mfite telefone igezweho nubwo niza tatu suri kubibona se nubwira kuri charge buri cyatumye ngura telefone igezweho kwari ukujya nze ndakurikirana igihugu
n'abariya bose bigwaga barikirigita bagaseka bo mu mahanga bari kutubeza vyamba ndi kubareba nkaseka nk'abaseka igihugu cyacu kiraryoshe ati karangwa rero nagiye mbona ibintu bisirikira dore hano hari ibaruwa Karangwa yanditse atumira iyo nama y'abashumba hano iriho byose nagiye uko nabikurikirana kuri YouTube nahamagaraga uwo muntu wabisiseho nk'ibi bintu nabonye kuri YouTube ngo bwana umuyobozi urwego rushinzwe gukemura amakimbirane wenda rikamere kwiye none se urwego rushinzwe gukemura amakimbirane uwabwira ngo nandikiye nyakwa perezida wa repubulika nsaba gutabara itorero yavuga ngo nabeshye kandi n'uru rwego rushinzwe gukemura amakimbirane ari nguru rwarayakemuye nguru dore imyanzuro y'inama yaruvuyemo ikomeye barangije iyi myanzuro bayishyikiriza seya kandi imyanzuro yasabaga seya guhosha ayo makimbirane no kuyafatira ibyemezo amakimbirane ari hagati ya Karangwa n'umuvugizi n'izindi nzego n'ibyo birazwi byinshi amakimbirane arimo rega mu birongo banaciranaho gasanga mu birongo benda no kurwana nese n'insengero twaziyubakiye nta nkunga barwanire mu bikorwa kwiyubakiye ari byo rero urabona iyi ni inama iki ni ikimenyetso cya mbere kikugaragariza ko muri ADEPR byakomeye icya kabiri inama uri kureba nanze guhera ku murongo inama y'abamwe urukumva ijambo y'abamwe mu bagize biro nyobozi ya ADEPR kubera icyo ari y'abamwe uri umunyamakuru ADEPR yobowe n'abantu batanu sibyo biro nyobozi ndetse wenda n'abajyanama bakiyongeramo bikaba nk'icumi kubera iki ari y'abamwe reka tureba abo bamwe bari bo rero inama yabaye ku itariki 13 z'ukwa munani inama yabereye ku biro by'umuvugizi wande inama yatumijwe n'umuvugizi wungirije urukumva kuki yatumijwe n'umuvugizi wungirije kandi umuvugizi mukuru ahari ariwe Karuranga umuvugizi wungirije ariko nawe afite ububasha kuko n'ushinzwe ubuzima bw'itorero noneho ubwo ububasha ugiye kubona ko iyi mpamvu yatumije iyi nama barahanganye ugiye kubibona rero kuba wenda kugira ngo dufashe kuba bahanganye nabyo biri byatumye nandika noneho abatumiwe reba abo yatumiye nawe wibaza impamvu yatumiye abagozi yatumiye umunyamabanga mukuru utarashoboye kuboneka kubera ko yatanze impamvu z'uko yaba afite akandi kazi ahandi urukumvara umva iyo ngingo icya kabiri umuyobozi w'imari n'ubukungu wumvishije wamumama icya gatatu umujyanama mukuru hari Karuranga wumvishijemo hari umunyamabanga mukuru witwa ngo ni bari mutembereze wumvishijemo yego yanamiye wowe na bamwe noneho umva ibyagezweho umva mu gihe cyo kungurana ibitekerezo no kurebera hamwe uko umurimo w'Imana uhagaze mu itorero hagaragajwe ibibazo bigenda bivuka biterwa n'umuvugizi wa ADEPR Revera Karuranga Efuremu unasikiye uri kubyumva ibibazo biterwa na Karuranga Efuremu none se ubwo ibaruwa nandikiye umukuru w'igihugu ntabwo utangiye kumva ko bari bakoze inama ko byakomeye bari bakoze inama yiga ku muvugizi ku muvugizi mukuru aho kugira ngo wabigeho bari kumwigaho wumva ko kugeza ubu niba muri gukurikirana neza ADEPR yobowe n'ibyiciro bibiri turi kumvikana urumva ko igice kimwe kiri gukoresha inama kwacu noneho bitewe n'imyanzuro afata atagishije inama abagize biro nyobozi no gutesha agaciro imyanzuro n'inama za biro nyobozi no kugonganisha abagize inzego z'itorero ibaze nawe umuvugizi uyoboye itorero ni uri
kugonganisha abayobozi si ikibazo none ubwo se urukumbaza ngo ninde narindadikira urakemura iki kibazo atari Kagame kwa perezida wa repubulika si buri hejuru y'umuvugizi si nese umuvugizi namuregera nde ni perezida kuko umuvugizi ni perezida wa ADPR ubwo se wanditse iyo baruwa uri kurega umuvugizi cyangwa kurega ubuyobozi bwa ADPR je nanditse ibaruwa ndega ubuyobozi bwose reka turangiza buretse imyanzuro y'inama ya biro no kugonganisha noneho kubera ko ibibazo ndetse n'umwuka utari mwiza mu itorero bigenda byiyongera bibumurengera umunsi ku wundi abagize inama basanze bakwiye kubimenyesha inama y'ubutegetsi noneho kubera ibibazo ndetse n'umwuka utari mwiza mu itorero bigenda byiyongera umunsi ku wundi abagize inama basanze bakwiye kubimenyesha inama y'ubutegetsi ikagira inama umuvugizi mu buryo bwo kubahiriza amategeko abitabiriye inama Karangwa John umuvugizi wungirije madamu Muhoza Olivier umuyobozi w'imari Pasitoro Ntaganda Jean umujyanama si ubyumvise ibi rero nawe urabyumviye ko muri ADPR rwahinanye byumva none naregera ndetse naregera perezida w'u Rwanda kuko ibi nubwo biba hari izindi nzego ngo zishinzwe ngo kubijyamo ariko amakuru naje kumenya ngo nazo zarananiwe kuko ntabwo RGB yaba yitwa kiyoboye amadini muri ADPR hagahoramo ibibazo mu Kiliziya Gatolika ntabibamo muri Anglikani ntabibamo muri Adventiste ntabibamo ariko biratubabaza rero tugeraho tukibaza abayoboye RGB gufata ibyemezo birengera abaturage biba bisaba iki ni ikibazo niyo mpamvu navuze ngo dore imyanzuro y'iyo nama y'abakarangwa ngiye bafatiye umuvugizi urabona ni imyanzuro y'amapaje 3 sibyo noneho ikindi cyatumye nandika kugira insubire kuri Karangwa kugira ngo ave muri gereza yihutire kuyobora byaratubabaje ntabwo kuba urukiko rwaramugize umwere ntabwo amategeko y'urukiko ariyo mategeko y'itorero ntabwo ari nayo mategeko ya Bibiliya Bibiliya ifite uko ibikora kandi twebwe iyo barahira abapasitori tuba dukurikiye duteze amatwi haba igiterane kinini ibyarahirira rero ntabwo Karangwa yabyubahirije mu ndahiro barahira nanabasaba kugarura iyo ndahiro mu bakirisitu abakirisitu tukayumva bityo dore n'iki kigo gishinzwe ngo cyitwa HEC dore baruwa cyanditse kivuga ko impapuro Karangwa yakoresheje ayobora itorero ari impimbano nabyo nkibaza ngo iki kigo ko cyemewe n'u Rwanda ko cyasizweho n'u Rwanda ubundi urukiko rwakivuguruje gute nabyo ni ikibazo mwe banyamakuru muzambarize urwo rukiko rwakivuguruje gute ubwo iki kigo hari ntabwo cyemewe mu gihugu ariko amakuru mfite dore kiri ikirangantego cya leta rero iby'iki kigo cyemeje byagombaga guhabwa agaciro ariko n'ubundi nibyo nshingiraho ariko n'ubundi ndashima ubushinjacyaha bwarajuriye nanjye ahubwo nzaba nagiye kubaza mu rukiko nzajayo nanjye mbaze umucamanza nibanyemera bakamuja ariko nyakwa perezida wa repubulika niwe nabajije azabinsobanura azabikemura ntabwo nzirirwa dashaye noneho mu kwandika rero iyi baruwa y'amapaje 6 tukandikira umukuru w'igihugu harimo ibintu byinshi wenda tuzagerageza tuyisomere abakurikira wenda Iyobokamana TV cyangwa na Bwiza kugira ngo wenda babashe no gusobanukirwa nyirizina ibikubiyemo ariko uyandika rero icyifuzo cyawe urumva wifuza ko nyakubahwa perezida wa repubulika yakora iki yabigenje icyo gisubizo rero ndakigusubiza manjije kukwereka yindi baruwa Karangwa John yanditse
yayanditse kuri 15 z'ukwa munani urukumva bidasa nko kuva muri gereza ejo bundi gusaba kubahiriza uburenganzira ngenerwa n'itegeko sindirirwa ndayisoma uzikiri gusaba iri gusaba kumuhemba imishahara yose y'amezi 8 amaze muri gereza adakora njewe amaturo natuye ngo aje gufasha abakene n'imfubyi ngaje guhemba uri umaze amezi 8 afunga byanditsweho muri Bibiliya je mumbwira aho byanditse muri Bibiliya byambabaje ariko nibaza kuki umunyamabanga cigwa ko bwo murenge cangame kuki beguraga ntibongere guhemba nibagenda hasi baguma guhembwa amafaranga y'u Rwanda yo bataruha ahubwo se buriya afunze ya meki ubundi itegeko ryemera ko umuntu uhembwa n'uwakoze amasaha 8 ku munsi so niba utayakoze nyine ubwo ntugomba guhembwa none rero dore yanditse baruwa saba dore ngiya yanditse none si bivuze none ikindi ngo umuvugizi nguyu Karangwa John yatumije inama y'abashumba bose hano ibaruwa irimo kuremana inama wumve bya bindi nasabye perezida wumve umuvugizi Karuranga guhagarika inama ziteganyijwe kuwa 20 na 22 tumaze kubona ibaruwa yawe yo kwa 14 z'ukwa munani wandike umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali umusaba kugutumirira abashumba bose bayoboye amaparuwasi yose yo muri urwo rurembo rw'umujyi wa Kigali aho wasabye ko abashumba bo mu itorero ry'akarere rya Nyarugenge muzahura kwa 20 z'ukwa munani naho muri Kicukiro kwa 21 z'ukwa munani abo muri Gasabo mugahora kuri 20 z'ukwa munani hashingiwe kuri zitegeko nukuvuga ngo mwandike reka ndengize interuro ibiri mwandike musaba guhagarika izo nama zavuzwe haruguru kuko utarasubizwa mu nshingano zawe reka nirekerera kuri iyi ariko urabona ko kwa 23 ndetse hanashimangiwe kugumya gushishikariza abakirisitu ba ADEPR nyine yanababwiye muri baruwa yavugaga ko ibyo ashaka kuremesha abo ashumba ko bo babiremye mbere agifunzwe ko bityo atagomba kuja kubisubiramo sibyo muri make ni baruwa nyinshi ibimenyetso mfite ni byinshi rero warumbajije ngo icyifuzo cyanjye nsaba umukuru w'igihugu urukubona ko byakomeye ndetse nta nubwo ari no gukomera gusa ubu ngo basigaye baje ku biro kuri ADEPR Kimihurura amakuru nayamenye yose ejo mvuyeyo ngo nta nuri kuvugana n'undi ngo nta nuri kurebana n'undi ahubwo polisi gumira aba hafi kugira ngo batotsa ziranzu zacu bashobora kurwana bakazotsa gumira aba hafi sibyo rero ariko nsaba leta gutabara vuba kuko ubundi muzehe cyakibimenya wakoraga akazi ke ntabwo umuntu uyobora abaturage b'u Rwanda nk'inama zitagira nyirazo ntabwo amwemerera ibi rero nibyo byatumye saba umukuru w'igihugu kudufasha kubikemura ariko muri iyi baruwa harimo n'ibindi namugejeje sibyo namugejeje gutesha agaciro abashumba bakuze urugero iyo niwe ngiye kubaza icyo kibazo iyo uri umusirikare w'inkotanyi ukademobiriza kubera imyaka y'ubukuru cyangwa ukagira ubumuga cyangwa n'ibindi urajugunywa bigenda bite ibinkera gutabara bogo nyine babita abasaza bito cyangwa urakarama kugeza ubu tuvugana ibikorwa byo mu gihugu bikomeye byinshi ibiri kubakwa n'abake imisanzu ntari inkeragutabara uri kubona amashuri ziri kubakira abaturage ariko ubu nta abashumba ba ADEPR bashaje nabo bademubirizaga batari banasaza nta jambo bongera akakugira wari uzi ko iyo perezida wa repubulika ari kuremesha inama wari uzi ko habaga harimo n'inkeragutabara
kuko baracafite ijambo. Ntabwo rero umuvugizi hakagombye kuba n'inama rusange hatarimo n'ababashumba basezerewe b'inararibonye. Ibyo rero nabyo nibyo nsaba ngo abashumba bagaruke, babaha agaciro, bazi itorero, bariharaniye, bazi aho rigeze. Itorero biriho udusore natwe turi kuva mu wenda ugikomeza muri rusange ibibazo biri muri ADPR wowe ubona bikwiye gukemurwa bite? Usibye ko wandikiye perezida umusaba kubikemura ugaragaza n'ibyo agomba gukemura, wowe ubona bikwiye kuba byagakemuka gute? Ni gute byakwiye kugenda byo muri ADPR? Dore impamvu ahubwo bidakemuka. Ayinandaro ahantu byatangiriye ni hari aho bavuze ngo indembe 5, abaregionari 5 n'abashumba 30. Burya uriya muntu wabesize yarashaka kugira ngo atazava ku buyobozi, nuko burya mutakurikiye. Wari uzi ko ngewe ubwanjye Adriyani mu matora impamvu wabonye barigije inyuma abashumba b'amaparuwasi yose, nzi neza ko mu gihe cyo gutora bajaga gutorera hamwe bakahurira aho bita ngo za Muhanga ngo ni bari kuri Sefoti, sibyo? Abashumba b'amaparuwasi bose babakuyemo, kuko mu gihe cyo gutora abashumba batoraga mu kuri. None se umushumba w'Ibutaro nk'ubu nkawe wiyamamaje kuba umuvugizi wa ADPR ejo, umushumba w'Ibutaro arakuzi ku buryo yaza akavuga ati waje kumugura, wagura abashumba 500 wabashobora. Ariko njewe uyu munsi ngize ngo mbe umuvugizi, ngize n'amahirwe ngo ari amatora bajagamo, njewe abashumba 30 ba ADPR bayoboye uturere n'abaguru, abaregionari 5 n'abaguru. Nshobora no kugurisha umurima buri muri regionari nkamuha 200,000 ngo untore. Ariko se abashumba 500 nabona ibyo kuba. Icyifuzo cyawe muri rusange ni iki? Icyifuzo cyanjye rero kugira ngo itorero ryacu rya ADPR rigarurirwe mu mahoro, sibyo? Ubu buyobozi buriho ni buveho kuko ntabwo bushoboye. Ariko bivuga ko n'ubundi bwavuyeho bwa mbere nabwo bwavuyeho nabi kubera ikibazo. Bwavuyeho nabi ntabwo bivuga ko n'ubu busimbuye bukoze nabi utavaho neza. Byabe ni nkubikana umugoro ubu niwe fukaza nuri mirabongore. Ugomba kuvaho nabwo nubwo n'ubwabusimbura bwazaho gute bike. Yewe ikintu nifuza nshaka ngo ubuyobozi buriho buveho. Nawe kubona ko ibimenyetso bigaragara ko budashoboye biriho. Mbese reka manze mubwire ingero zinyemerera no gutuma buva. Icyambere nta banga bugira. Ubuyobozi burema inama itari yanonosorwa ikarari kwiwe ku mbuga nkoranyambaga no ku ma WhatsApp y'abakirisitu nanjye uri butariraraga ingezeho. Gusa ubwo ni ubuyobozi nyamaki, ubwo ni buveho. Ubuyobozi butagira ibanga yagurisha n'igihugu ugasanga cyafashwe, uwo naveho rero. Ikindi urukubona n'aya makimbirane bafitanye bari kuvuguruzanya ntabwo bashoboye. Ikindi itorero rya ADPR nta terambere rifite, nta niryo babageza. None se kankurugero mu karere ka Burera mu murenge witwa Kinyababa kuri paruwasi Kinyababa hari ishuri cyangwa se leta yahaye iyo paruwasi Imbago ngo yubakemo primaire. Ubu hashize imyaka igera kuri 20 bahawe Imbago, sibyo? Kandi batura buri munsi. Ndetse ubu hariho n'ikintu muri ADPR ngo paruwasi yabaye ya mbere ni Butaro, yabaye ya kabiri ni Nyarugenge. Ubwo bwa mbere n'ubwa kabiri ni ukuba ba mbere mu gakiza ni mu mafaranga. Ibyo nibyo byinshi itorero. Nibavuga yabaye ya mbere mu gukizwa no gukiza abantu benshi no gufasha abakene no gufasha abarwayi, bivuga yabaye ya mbere mu matora. Yego, ibyo nibyo ntashaka. Udashaka. Noneho rero iyo paruwasi ayo mashuri kugeza ubu yarahirimye. Urumva kugeza ubu yarahirimye. Nabyo nabisize muri iyi baruwa. Ayo mashuri abakirisitu ahirimye kabiri.
ubu abakirisitu bongeye kwizanzura bashizeho agasenge ariko amabati bayabuze kandi dutura buri munsi. Ubwo se niba dutura amaturo ntatugarukire ngo azadukorere bivuze iki? Ubuyobozi buyobora nabi. Ndashima usabwa Imana, reka nanamushime ku mugaragaro. Ndamushimira ku ngoma ye yatangije kubaka Dove Hotel. Nubwo bayibye bakanayirwaniramo cyangwa bakaja kwicaniramo, ariko ndi kuyireba ahubwo Imana idufashe itazatezwa cyamunara, kuko aho kuyireba bari kwihemba none duke turi kuboneka. Ikindi mbona cyishe itorero nta bikorwa by'amajyambere rigira. Urugero, Anglikani ifite abakirisitu ukomeruka mu giterane bakoreye hano Nyamirambo, bavugaga ko bafite muri miliyoni imwe cyangwa 900,000. Ariko aho Rurambanda nyakubahwa Musenyeri Rurambanda ayoboreye itorero, kubera ko ari gukora cyane, ndamwemera n'umukozi. Itorero ryazamutse riri kugira abayoboke benshi, rigeze muri 1,500,000 mu meza ngaha riyobora, kubera ko we ntabwo ari umujura, ntari gukora ibikorwa. Ugeze hari ejo navuye kuri RGB njyanye ibaruwa nyura kurangira kandi hari mu Giporoso, nabonye amataje uwitwa Rutayisire ari kuzamurira itorero. Byambabaje. Anglikani itaturusha gutura, twe dutura bahembwa bakambara amakositimu na ya misaraba y'amazahabu gusa. Twe dushaka iterambere mu itorero ryacu. Abana bacu turi kubyara ubungejeje 2, narangiza azakora hese. Ashobora gukora muri leta ariko yanagakoze no mu itorero. Mu mafaranga yanjye natuye. Birambabaza cyane. Nicyo rero cyatumye mu miyoborere mibi y'umutungo ADPR, umutungo dutura bambara bashimisha imiryango yabo, nta terambere. N'igikorwa cy'iterambere dufite Dove Hotel kiri mu myenda. Ishuri rya Kinyababa nakubwiraga rimaze imyaka 20, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe rwose na nomero ya gitifu umurenge wa Kinyababa nayisizemo, ngazamuhamagara mubaze niba ndi kubeshya, cyangwa nawe uhamagare mushumba umubaze. Bityo rero ibi nibyo bintu byatumye mbaba. Reka tugushimire Shimima, reka tugushimire, wenda ibindi Joe tuzabivuga, ariko mwakimira mutakimira byanga byakunda. Abashumba bose ba paruwasi zose za ADPR mu Rwanda bagomba gusubizwa mu nama rusange ya ADPR. Ariko reka nkubaza, kucyo shingiraho ko basubizwamo nuko harya ngo aribo bashobora gutora ntihazemo kugura. Abandi se ufite ibimenyetso byuko abandi batoye baguzwe? Nabigira se ubwo no kuvuga ko iyo wenda ndi guteganya ni urugero ndi gutanga, ariko imitorere batora nabo ubwayo bavagayo bari kwisubirana. Kuri wowe mu matora aherutse kuba wabonaga ari ndukwiye kuba umushumba w'itorero wayobora itorero rya ADPR? Kuri njyewe mu matora aherutse kuba yashizeho Karuranga na Karanga, uwagombaga kuba umushumba wa ADPR n'uwagombaga gutorwa n'abashumba 450 bagize amaparuwasi yose y'u Rwanda n'abaregionali n'abandi bakozi bemewe bayoboye ibigo bikomeye. Abo nibo bagombaga gutera, niho hatarimo kubera, niho harimo ubutabera. Rero icyo nicyo nsaba. Bityo rero nkaba njyewe rwose ariko ingingo ni nyinshi nazisizemo muno, nta nubwo ntashobora no kuzivuga mu magambo nyinshi, ariko noneho ndagira ngo bumenyeshe n'ibindi bikorwa ADPR ifite bigenda bisenyuka ntabwo babyitaho. Kuko hari urusengero wumva rwa ADPR, isuze ka ADPR turi kubaka insengero zikomeye, nta nkunga. Ruriya rusengero rwa ADPR Muhoza i Musanze biranambabaza kuvuga ngo regionali ng'icyicaro cy'amajyaruguru, ahubwo njewe sinzi n'impamvu leta iboro urusengero rumaze imyaka hafi 10 rwubakwa dutura byose ngo mpaka ngo rwubakwe natwe gusa ngo ituro dutura ritubaka. Byo ntabwo ari byo.
rero muri make nyakubaha abanyamakuru ibyo nibyo byambabaje ariko nkaba nizeye nyakubahwa perezida wa repubulika kubikemura ubundi namwe nubwo nabemereye wibuke ko nabanjije kukubaza cyangwa uri bya binyamakuru byirirwaga birampekira umusaza kubitubwiye niko tuzabivuga reka tugushimire cyane kuba waragize iyo initiative ndetse ukaba nyine wemeye no kutuganiza kugira ngo abakristo abanyarwanda muri rusange babashe gusobanukirwa nyine impamvu wandikiye perezida wa repubulika ariko unshimira ko muri ADPR iyo umuntu avugishije ukuri baramuca ubu njyewe nshobora kuja kumva ngo bahamagaye umushumba wanje wiyo ngo namagari icyo gihe umushumba wamagarika ngo nuko nandikiye perezida ndamurega mu rukiko ndatanga igarama umva arishinganishije reka tumushime iyi baruwa cyo mbemereye nuko nyuma y'iyi nkuru gatoya muzabona wenda nayibasomeye kugira ngo turayibasomera kugira ngo babashe kumva ibintu byose bigenda neza uzayisomera abanyarwanda yose muhere ruhande tuzayisoma rwose ni inkuru y'umwihariko iri ukwayo uzakurikizaho iyi ngiyi kandi n'iryo shuri rya Kinyaba bari maze imyaka 20 muzahamagara igitifu w'umurenge na nomero ndayibaha na pasitori basobanuriye amaturo dotoraga Jean reka tubashimire cyane bagurikiye rero Meki nawe wakoze cyane nawe wakoze Imana twasenga Imana nziza ashobora byose tugushimiye yuko wangejeje hano ku kinyamakuru Iyobokamana TV ndagushimiye kandi naje gusobanura impamvu nandikiye umubyeyi wacu nyakubahwa perezida wa repubulika nukuri ndagusaba kugira ngo iyi baruwa nandikiye umubyeyi azayisubize neza kandi ndagusaba kugira ngo itorero rya ADPR rigire tuze n'amahoro nk'ayandi matorero yose mu izina rya Yesu nimwe mbisabye amen.